Kiss FM iricara yige kubera iricara yige se gute iricara yige izafungwe zose ari ntago yakoze Shaka Kiss FM iricara yige hagiye kuba intambara iteye ubwoba hagiye kuba intambara iteye ubwoba King wa comedy ntago twari tuzi ko Seka Live ariyo ball ya danger ariko ubu ngubu Geniz siyo ball iba kabiri mu kwezi kandi abantu bakaba kugira ngo nabyemere neza ejo bundi Athankusi wa wundi wateguraga Seka Live urumva azaba ari umutumirwa muri Geniz. Yes, of course, Commission Pepinove KF, of course, King of Voice, the ambassador of Pamela Artist, Mtota Utamwana ngenda talkative tutravoka butinyi bwite. Vination kuru magique wandi wavuzwe mu byahishwe. This is The Fry TV. Hahandi rero tuba dufrying hamwe na The Fry Tour. Reka mubwire ngo niba ushaka gutembera ahantu henshi hatandukanye no mu Rwanda, ushobora kwegera iyo bita The Fry Tour ubundi ikagufasha gutembera neza cyane hari za canopy waka ahantu hose ushaka kugera, dore ko bafite na company rwose igomba kugutwarika kugezayo amahoro handi bavuga ngo gerayo amahoro. Sibyo gusa turi kumwe na Mango 4G ngira ngo uko mwabibonye ntangira natangiye mbereka ibyapa hano dufite za Mango 4G murabibona inyuma muri background dufite Hotel T2000 cyangwa se 2000 Hotel aho tuba dufite abantu benshi cyane batandukanye, tuba dufite ama live band, tuba dufite abantu bashobora gususurutsa abantu abahanzi, tuba dufite icyo kurya kimeze neza, tuba dufite niyo hotel yonyine ushobora kujya bakakongeza na gym ku buntu. Ariko si ibyo gusa none turi kumwe n'abatumirwa tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Reka dutangira twakira abatumirwa aho turi kumwe na Kamaro, turi kumwe na Rafatika Boy, turi kumwe na Gad, turi kumwe ndetse n'abandi benshi muragenda mubona kuri The Fry babwira ngo ikaze mu kiganiro. Ariko se wowe unyita umutumirwa gute? Ngo ntago uri umutumirwa? Ariko mana yanjye siko numiwe. Ngewe no mukozi wa The Fly ntago no umutumirwa. Yamenya gutandukanya ibintu. Nta n'umutumirwa uri hano. Twebwe hano tuba mu mazi Uyishyize mu mazi. Mikoro yishyize mu mazi. Yarase ubuntu ngiki? Asa wakoze ikiganiro. Imana abonye comment babaza Binovio niba ataratangira kunyinza. arenda abimubaza se nge ntago ngwa inzoga nta nubwo nzazi. no Binovio yagiye kunywa inzoga agomba kuzayabanza agasaba uruzi. Niko yimenye. Ntago ngwa inzoga nta nubwo nzongera nta nubwo nzazinywa. Ntago uzongera kuzinywa. Ntago nzazinywa. Niko yimenyereje. Uzazireke zarahenze. Niko yimenyereje abantu. Inzoga ntago zihenze aho. Okay, Binovio arakoze kutwakira wenda nubwo tutarabatumirwa amana umuntu w'iyi mihanda kugira ngo mwite umutumirwa. Umutumirwa mwana ni nko guhamagara amasamba na Cecile cyangwa se ugahamagara nk'umupasiteri nka Masasu urumva apana baba cyangwa ngo pasiteri Korode ntabwo yaba umutumirwa. Gusa ubureka nkubaza Antoine aracyari umutumirwa. Oya wapi mu rusengero rundi ya umutumirwa iyi mihanda Antoine aracyari umutumirwa. Antoine Rutayisire nawe ntagakira umutumirwa. Umuhamagarwa yego aho ndicende iga nuko umuhamagarwa subwo ni iki kinyarwanda iva ku nshinga guhamagara oya bavuga wahamagara ni Imana se Imana nyine guhamagara uritaba ubwire guhamagare irakoze cyane aho guhamagarwa uyu munsi nahamagarwa ejo gusa nifuza ko Imana yazampamagara mwarabanje guhamagarwa mwese nk'inshuti zanjye. Mwabonye ko dufite Bambo? Aha barabibona. Mwabibonye hano? Barabibona muri background na 4G na Mango 4G bari kuyireba ahantu hose ibintu bimeze neza. Ariko sha Abanyarwanda kwa gatanu kwa gatandatu barimo gucuranga Abanyarwanda mwamenye ubwenge nta munyarwanda utakizi kwamamaza. None se umufunze badufunzemo se reba nawe inyuma yawe utubwire ibintu biri. Abaye twebwe dufite volume ya park. Volume mu park. Ni Mango 4G byo ni biciro man. Nuba ku munsi umwe 190 ntabwo ari meza. Ntabwo wasirimu utazi gukoresha Mango ni wasirimu kutarasohokera. Ariko man ndabyibuka nigeze kujya mu gihugu cy'abaturanyi. Ku cyongereza cyinshi nzimugani w'ibintu turi bugarukeho by'abantu ndi gukemanga ku cyongereza kuri iyi mihanda. Bari abantu mugomba kubasubira urumva icyongereza cyanjye ndavuga ati where is Mango 4G here? Nani mu gihugu cy'abaturanyi nabaza ngo Mango 4G haniriye. Men. Baya babajije ngo iki nyine. Barababajije ngo where is Mango 4G here? Cyakose. Man, you got me? Yeah. Icyo cyongereza rero Kamaro twikomereze mwana mu mwandiko. Umba barumbwiza kuri iyi mihanda izisaga muzi namwe kuri iyi mihanda nta vibe sarayikura yarabuze akazi
ku maradiyo amwe n'amwe yigenga mu mujyi wa Kigali kutamenya icyongereza hoya ntabwo ari cyo yazize iyo ubuze icyongereza nk'icya Brian we wari kujya gukora ku isi hoya habayeho icyo bita ihamagarwa arigarutseho ihamagarwa risiga akamaro of course na Sky 2 rega ntabwo abanyarwanda inkoma amashyi ntabwo ari twe twenyine hari inkoma amashyi nyinshi ntuzatore gutya ku mihanda ngo ugire ngo hari abantu benshi bari kubona njyewe ndarisika reka ntangire ku kintu kigendanye n'ino radiyo nshyashya n'ino radiyo nshyashya yafunguye iri kuvugisha abantu amangambure yakwishyuye ntabwo nyivuze izina se nyivuze izina arengeze ngo ibyo ni Kamaro wabivuze ngo iki abantu bose yatumiye bara radio ya Rockis nta muntu n'umuzi cyo akuzi ko Kamaro ibyo biboro yabivuze man disi nari ngiye kumuvuga yewe hari ikintu ushaka kubabaza ubu narivuze disi Kerema ari umuntu disi Kerema azicyongereza banza mva gatoya ubundi ikibazo gihari ni iki ikibazo gihari ni iki ngiki ukuvuga ngo ikiganiro murashaka ko tuvuga kuri boro ziri gutrendinga murashaka ko tuvuga kuri entertainment ikibazo content muri kuyinyura hejuru ngaho buretse wumva ni iyihe watubwiye no kuvuga ngo ugomba gutangira ikiganiro uvuga uti yego muri iyi minsi hari inkuru ya Dumba na Chris Easy iyo nkuru kayisobanura turayivugaho ubwo na Kasuku yego ukavuga uti uyu munsi hari ku muhanda kuri street hari ibihuha cyangwa se hari amagambo ari kuvuga hari rumors ziri kuvuga kuri Rokritoma yabaye ku banyamakuru b'aba influencer bo kuri YouTube urumva barokiriswe bakajyanwa mu Isibo Radio hari n'abatari abanyamakuru ariko bajyanyweho yego ariko nyine bo kuri street nyine baba influencer yego ukabiganira ukabivimuzi urumva ugasobanurira abanyarwanda bakurikiye The Fly TV nawe se wowe utangiye kuvuga ngo DC Crema nashaka be 20 Crema urumva ibyo ngibyo nta kibimbwiye ikintu gifite gisobanuye ni iki nuko izo rumors ziri ku muhanda yego sibyo zirimo ziradisinga uwitwa DJ Brian n'uwitwa Jihad na Emi Nyawe zivuga ngo bafasha abantu b'aba influencer yego babahuriza mu kiganiro mu buryo bwo kugira ngo bacuruze na online bacuruze no kuri YouTube yego none se ubundi ariko yarakonga icyo kiganiro kira gica live kuri YouTube urumva yego aha nibyo nangiye kukubaza mu buryo bwo kugira ngo mu buryo bwo kugira ngo bubake nibyo nyine birumvikana it's all about business ariko icyo ndi kuvuga ni iki ngiki yego muri comment abantu baravuga ngo gute mwafasha abanyamakuru cyangwa se aba influencer batatu mukaburiza mu kiganiro kimwe kandi bose ngo nta n'umuzi icyongereza nose kama muri comment wasomye nta comment niba wasisomye koko nta comment ivuga ati kira kiganiro kijye kiba ribiraho hafi narabibonye nabyo wabonye nakibonye nta comment wabonye ivuga ati aba banyamakuru barokiriswe kuri iyi radio bibahaye uruhushya rwo kujya Madrid none se radio na ribu bije gute oya hari ahantu umva nkusobanurire ubu ngubu ukuntu abanyarwanda twajijutse niba koko icyo kiganiro cyangwa se show yabo izagiba iri bice no kuri ki nkuko The Choice Live ica wenda no kuri YouTube igaca no kuri TV station ya no kuvuga ngo men ikintu cyitwa YouTube impamya nashidikanya ko hari abantu cyafungishije ko bariya bayikoreshaga kandi ntago barabafunga rindira gato hari abantu yafungishije hari abantu YouTube yahaye uburenganzira bwabo bwo kumenya man usigavuga umuntu kuri YouTube hari nabo yahaye uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana usigavuga umuntu no Jeff iti kibazo cy'ukuntu kira kiganiro bazajya bavuga umuntu nkanjye urumva mfite ikibazo cy'uko bazajya bavuga umuntu nkanjye nkahita mbwira barara banje kubera ko hari ahaboro ndahazi korera urumva nkababwira ati mumbabarire mureke twebwe tugende tugogere umukaritasi yamvuze oya umva ngubwire ese Tracy ntago ikibaho umva ngubwire The Choice yabibaho yabitabaho Sandiriye nta kintu bimbwiye ikintu ko gafaransa sha ubu hari The Fly ni hari The Choice nayo no kuvuga ngo uwitwa Jado yego niwe boss wa Isibo Radio na TV
akaba ari umugabo ufite amafaranga naguciye mu ijambo ntago meruka iriya bore ari ya Bruce Melody sha ibyo bintu twabivuyeho kera Bruce Melody ubu ni papa na arena yabaye na UGB yabaye mureke twiganire kubigezweho ntabwo ari nagize ibya Bruce Melody yari brand ambassador wayo byararangiye se kontra yarangiye n'ubu ngo baracyayifite noneho ikintu afitemo imigabane ni UGB urumva iriya kipe ya basket afatanyije na coach Gaye Kigali bazabyitangariza mwana bazabyitangariza hari n'abatayizi kubimbwira nta mafaranga umayise undi babimariye urumva kujya ufite icyo kimbwe ari The Fly impa amafaranga nkirira na Mango 4G ibindi byose bikumbwira ngo bimbwiye ukaza no muri Bambo kanwa kantu ukaza muri Bambo muri Tedemiri Hotel boss agatantumiriza zanyama ziza zaka urumva ziri kumwe n'umuceri waka ariko zibiryo bibanga bivura na kanseri no uzise ikindi kiganiro tuzagikorera turimo kurya biri hot pop uwo munsi nzatumira mu Nyarujumba na Skyto nuzi gukanda umuceri buriya Skyto n'umukanda muceri cyangwa n'umukanda nzuzi ase komeza ha boro wari twikomereze kama twikomereze aho naringeze rero kuri Jado bakavuga ngo ikiganiro mwahurijemo aba influencer batatu yego byanga byakunda kigomba kuba ikiganiro cya danje kigomba gutwika Eminyawe ni nawe uzaba ukiyoboye nkuko n'ubundi mu busanzwe yari asanzwe abaza ba Jihad mu biganiro bakoranaga kuri YouTube nubwo baje kugira na saga ngo Eminyawe akavuga ko ngo yazamuye Jihad bikamubabaza agahita yambura bandana akayijugunya muri piscine urumva yego agahita anagenda akavuga ati Emi wowe icara wige kuri ngewe icara wige abantu baribaza ngo bizagenda gute mu gihe hazaba hari nk'umusitari uri international uvuye hanze akaza agasanga ikiganiro cyaramaze kugoyinga viral Omarey trend mu gihugu Rema ikiganiro kiri trending yego wenda akeneye kugira ngo yamamaze nk'ibikorwa byo cyangwa se akeneye kugira ngo ajye kuri iyo station akorane n'itangazamakuru ariko binyuze muri icyo kiganiro yego ninde muntu uzahostinga Chris Brown ejo bundi naza oya Kamaro ibiri hafi Trace Music Trace Award yasinye contract y'imyaka 3 kuba izabera mu Rwanda urumva nukuvuga ngo icyo kiganiro wenda izajya kuba iyo radio iri trend urumva ese umugabo wo muri Nigeria oya ndavuga ati Irena zahita zamuhosting hari kibazo hosting endese Chris Brown mu kiganiro kitari cye kandi na Irene bagomba kuba afite icyo kiganiro kuri iyo radio ariko byongera ko ari na boss agomba kumuhostinga akongereka mwemeze Brian Jihad nande hari na Emi sibo bazajya bahura mu kiganiro kimwe ari batatu bariya bose bafite ububasha n'ubushobozi bwo guhostinga umuntu ari we oya bwo kwitwa abana b'Imana yego mu Giswahili se mu Kinyarwanda mu Cyongereza noneho ni Igifaransa barabaje yakoze Brian yahitavuga ati yahitaza Chris Brown akahitaza yo what's up man wagwan man noneho Brian muri mambo VP Brian muri BT aho kiravivwe Brian noneho ari Jihad yahita amubwira ati umushu mutera agasonga bugari direct Icyongereza bro sha imva sinza hano muyigisha Icyongereza mu kibura mwaka se niho yagarukiye ako mpamya nashidikanya ko iyi mihanda mani hari abantu yigishije Icyongereza Bruce Melody ntabwo mwibuka ukuntu bamuvugaga ntago yikomeye akabakoma byadanje ariko ari kukinyora n'ubu ariko mani oyambwira abo mugendana nkubwira uriwe arafati kaboy wanzu nyumve neza iyi mihanda yo kugira ngo twigishe indimi itwigisha no gutera imbere ahubwo twigisha amatiku urumva n'ubugome n'ibintu nk'ibyo ngibyo nje rero numva abantu mbona benshi kabisa kuri street nta kintu kimwe amatiku byo musaza yonyine nabonye umuntu witwa Gasuku arimo aravuga kuri Emi wabonye live yabo nayibonye na Eminyawe yanamuhamagaye Eminyawe kabisa aramunera amubwira ati we ntacyo ngo ariko ngo ntago wize ariko Kasuku nawe ntago yize oya ibyo Imana yari yize secondaire mu Gahenge yewe ikintu nemera sibyo Gahenge umbagiye ikintu we na ntemera ndamwemera nk'umubroga wa aba yarize urumva ariko hari nawe harakana kwiga muganaga kwiga amashuri abize ni benshi abamenye ni baza bavuga to kwiga so kugira degree ngugire ngo diploma 1 ngo diploma 2 urumva ibintu ngibyo ngugire ngo bachelor's ngo PhD ngo PhD ngo doctor kwiga
uba ugomba gushyira muri ishuri ryo kwiga ishuri ryo kwiga kubana bari hari abakobwa baba barize na construction ariko iyi mihanda ugasanga barayoboye aho kugira ngo bajye kuba abenjeniyeri ugasanga bafite njyewe nari ndimo kuvuga kuri laboro naraye mbonye ya Gasuku na Emi n'uriya bita Da Queen wayibonye nayibonye Gasuku yabajije Emi yamubwiye nako ngo ariko wowe ngo nago ngo wize ngo ni gute wagiye gukora kuri radio okay tubyemere radio presenter n'umuntu w'umufamous wo kuri YouTube wenda gutandukana Emi yasubije of course yabwiye ko yize yambwiye ati narize kandi nta kintu wagendera no reka duhita tugaruka kuri icyo tuvugisha ukuri sibyo se umuntu wagiye kwangaja bari abantu wo kwisibo radio siko bimeze uriya muntu afite ikintu yarabakurikiyemo warakizi bamwita Boss Jado yego buriya umuntu ni nyiri radio yego arashoye ni uri buhemba umuntu siko bimeze ubundi se ni ngombwa ko bagisha umuntu inama ngo nzaniye cyangwa we yicaye erega twe kuvunika yashakaga muri Emi urabyumva ni ukizi twe kuvunika tugarutse nyuma gatoya ko bazajya baca kuri YouTube kandi mu buzima busanzwe kandi bari bafite n'abafana babo barabajyana aho bura mu Boss Jado ararenze banza bava gatoya dusubiye inyuma gatoya uretse ko twatanye tunatebya tugira ngo tunirize abantu muri mood y'ikiganiro sibyo ubundi ninde muntu numwe ujye ugaragaza CV ye akayipromoting akayipostinga kuri platform yiwe ngo tugira kugira ngo tujye tureka kujajinga abantu ngo uyu nguyu ngo ntiyize ngo yarize urumva basona banyuko ko babareze bakabakuza urumva bari barize amashuri angahe oya bashaka baranize ahubwo wewe wabwiwe n'iki umwarimu umubyeyi wese abwira umwana ati kera nabaguwambe none se ubundi kabo akamubwira ati ni gute ubu wanyuma nje narazanaga amanota meza igihamya cyuko ababyeyi bawe bazanaga amanota meza uragifite gaho njye nyumve none se ubundi kama kugisanisha nuko umva kama ndi kugisanisha n'ukuntu Kamaro yaravuze ngo ababyeyi bawe bakureze utazi ngo barize cyane ntibize wenda tubireka batarize ukiga nibyo byasawa kuko igihe ababyeyi bari barimo n'igihe turimo biratandukanye kwiga birafasha muri mimi n'ubugambo bw'abantu bo muri showbiz kama buretse mubaza byemaze kuburambirwa kama buretse mubaza impamvu naburambiwe ni ingi buretse wumva ari ko uzi ibiboro by'imihanda yego n'ama radio station yaze n'ama TV urayazi mane mbwira abanyamakuru bafite nyine bizwe ubunyamakuru sibyo bizitangazamakuru yego bizitangazamakuru oya barahari kuba bahari nicyo nshaka kuvuga ariko ngenda bihamya ko nibo bakeya kuri mikoro kurusha abatararyize nese mane tara ntago yakugaburira bro Darani yakugaburira ufite discipline yawe itangazamakuru ry'umwuga riremewe yego ni nabyiza ariko n'umuntu ashobora kuza afite tara n'umuntu ashobora kuza afite tara ye urabyumva tuvuga ko abize umuziki mu Rwanda ari wowe kurusha abatara umuntu ashobora kuza afite tara ye siko bimeze yarangiza akaba afite na discipline kandi mani kamutunga akajya mu gisata cy'abanyamakuru atari izitangazamakuru akabaho siko bimeze ubundi cyambere ni discipline yego uri mu kiganiro ndi mu kiganiro nari ndimo kuvuga kuri bya bintu by'abanyamashuri abantu bari kugenda bavuga ngo wabyigiye he wowe ngo Sky tuseka ari umunyamakuru yarabivukanye umva ngo Emi nyawe ngo na Jihad ngo nanuze ngo na DJ Briane yemba ari inyuma barabaje arakubye iri jambo mise ryibuka hari undi muntu warivuze bahisa kupa ariko biba byiza ko nyine tuyaraje wenda hari ikintu yarashakaga kukubwira oya yarabiswe ndi mu kiganiro ahubwo ushobora kwamubajije kuri barabana akavuga ati ninjye bari kuzarukira tutaha tutanagiye kuri nabo nibwo bwa mbere mbonye Skytagira ubwoba barimo kuvuga mva nkubwiza ukuri Gasuku ndiyenda mwemera nk'umubroga wabye ariko hariya yakandagiye umuzamu Asundi man ubundi ni ibiki ngiye hari n'ibintu nsigaye numva ngiye bikanancanga man ngo ni Godfather yaje kuri niba ari live ya Instagram kwa Dumba aravuga arimo aramwemvita nyine kuri arimo aramwemvita kuri space ya Twitter ahita amubwira ati we nuza ngo gatukananga ibi ngo bura n'ubugame bwanjye ninde wamwimitse man bano bajama umwe ngo yafashe Instagram undafata YouTube ngo undafata umwe yafashe YouTube ninde wafashe YouTube uretse umwe wafashe Instagram ngo ntidumba wafashe Twitter ngo ni Godfather wafashe YouTube ngo ni ntuza man harya mwita ndetse kayituza imidigi ninde nago muzi mu gutukana
ngaho oya nta babroga nyine kuri izo boro kuri izo nkuta nibo ngo badanje nibicare bige ngewe ikintu nemera urimo kubyumva ngewe ikintu nemera man umuntu yafashe amafaranga ye agatekereza agashora si ngombwa wewe kuri umuboroga man aza kukugisha inama ngo akore iki ni ngombwa se ufite uburenganzira bubivuga ese ninde uherezwa abantu uburenganzira bwo kwivanga muri business z'abantu ninde uhereza abantu uburenganzira bwo erego umuntu ubaho urumva akamaro umuntu ubaho kandi na comment n'ubu ntabwo turi bubura abantu bari butere comment hano ngo muvuze nabi ngo mugize nabi urumva kamaro tugaruka kuri aka uretse gatoya ntago uri bubura umuntu uri buvuge nabi ntawe uneza rubanda sibyo ntawe uneza rubanda ako se ibyo bya comment n'ibiki urumva nta rumaze wumvishe bavuga ngo baje kwicaza Kiss FM ibyo biboro ntabwo mwumvishe akangubwiza ukuri Kiss FM iricara yige kubera ko iricara yige se gute iricara yige izafunguye zose ari ntabwo yakoze Kiss FM iricara yige man do asima turi man ntabwo wambwira ngo batwaye Sandrine ngo nibongera bakubiteho ya miziki yigarukaho urebe abana barayishira umva iricara Sandrine Sheja na Rusine na Ndiba umuntu urumva barahari sibyo na Austin arahari none se niba urebye banza mvuga gatoya urebye influence y'abantu batipe batatu Jihad wenyine urumva na DJ Brian Sandrine Sheja se nuza abafana we ayimurusha hema nayimurusha ariko se bite byawe ntabwo dore imbogo araza kakwicaza ntabwo iyo ndirimbo ntabwo nayuzi ahubwo weho umva nkubwira ikintu uzatinya Bruce umva nkubwira weho ikintu uzatinya umuntu wiyubakiye izina mu bintu by'atajarajara ngo ava hajya urimo kubyumva buretse nyine ndimo ndakubwira uri muravuga Kiss FM buretse nkubwire yebaru none se Austin ntiyavuye kuri Kiss FM agasubirayo buretse nangize kuvuga umva umusaza umuntu wiyubakiye izina muri biriya biboro ibihe nyine muri sector okay nje ndimo ndakubwira wenda nka Sandrine Sheja urabyemera se ndabyumva umustar kuri umubare de presenter so adanje ntago waza umbwira ngo Jihad ngo Brian ngo bavera ngo baramwicaza bige gute se akamubaza ikibazo mwana ahubwo bagiye kwicara biga we boro zivuze nabi iya isibo radio urumva ishobora kurokita Sandrine Sheja kuko na hariya Kiss FM ntago ari yasi sibyo wenda iyo uvuga gutyo yamuro Kiss FM akicara rega ntabwo yavuze ngo Sandrine agiye kwicara yige yavuze ngo Kiss FM iricara yamuro Kiss FM kuko nayo banza mvuga gatoya ubu comedy idafite Rusine nikora comedy idafite Rusine ejo bundi ntabwo yaneye muri ka Kigali none se uyu muhanda ubuza Jihad na Brian ukabura nayo ntago YouTube uzakora ntabwo tuyiriho reka nkubaze king wa comedy ntabwo twari tuzi ko Sekraivu ariyo boro ya danger ariko ubu ngubu Jeniz siyo boro iba kabiri mu kwezi kandi abantu bakaba buzuye kugira ngo nabyemere neza ejo bundi Athankusi wawe ndi wateguraga Sekraivu urumva azaba ari umutumirwa muri Jeniz nuko yazamuye abana bakazamba nta muntu kamara ibyo reka jewe mwebwe murimo nge ntago nabihakanye bro rero yavuze ngo Kiss FM iriya Kiss FM cyokora habayeho rekritema bakabakuramo bakabajyana hari Kiss FM nayo ikajya kurekrita bushyashya abandi yakwicara ikiga ariko mu gihe gifite bari abaji ukumva ngo barango bagiye ngo harya isibo ready ngo bano bagiye ukavuga ngo bagiye kwicaza barabajama basanzwe barabajama bafite abantu babo babumva babashyize mu mutima kumukuramo biragoranye kire kumujyaje uremera ko akazi nanjye na Skype ngo tugende tuhashumika uremera ko Radio 10 yicaye kiga mukisi kuri BND kandi nayo ifite abantu bayo uremera ko yicaye ikiga abantu yabitandukanye abantu buretse kajya banze ngo ikintu kimwe Gaboya yabyishe ma Kiss FM ijya kuza ntabwo uzi ko yicaje iyo bita KFM yari irimo kurana muri sita yayicaje byagenze gusa yicaye ikiga abanyamakuru bose bari bakomeye umva bindira tumusubiza nyine yarabatwaye rero niyo mpamvu bavuga ngo ugomba kwicara ukiga ariko nitabatwara nta kintu yazuba yatwaye Arthur
itwara Sandrine Sheja, itwara MC Tino, itwara MC Tino wasigaye, itwara Uncle Austin, yebane batwara. Nyine jewe rero numva yangingo yanjye nakubwiraga. Isibo niramuka ibatwaye. Yebane ricara yiga. Ariko nitabatwara kubera kuremera ko imihanda ya YouTube iyoboye icyo bita imihanda ya radio. Icyo banzu cyemere. Ariko biratandukanye numara kubyemera aba YouTube bose namuka ubusura fata ku mavuta, ufata umuntu bita Eminyawe, ufata umuntu bita DJ Brian, ufata DC Crema, abanyamatiku, ufate muri ndahari ugataba muri abanyamatiku. Bakeneye amatiku. Yonyine mu biganiro bigiye bikurikirana bizajya biba ku munsi. Urumva aha boro. Urumva radio ninde wakura urushinge. Barapfukama bigera rugo ninde wakura urushinge. Ukeneye kumva amakuru. Ese ubundi uri guhakana uhereye ko Kiss FM bagiye kuyitumaho. Bagiye uzi ikintu ndimo guhe aha rero ahubwo yimbaza gutyo kare umva ngiye bro ikintu ngiye ndimo ndakubwira ikintu ngiye nshingiyeho Sandrine Sheja uremera ko nawe kuri kuba nk'umuredio president man nawe afite izina rya Danger ariko naga ari umunyamunwa abanyamunwa nibo bagezweho akose wambwiye ngo nkumbwire icyo mera hose urabyemera se ntabwo byemera nyine urabyemera Austin waza wazamani akina indirimbo nyine aha uretse rero ngiye nkubwira ikintu ndimo ndahera Obroski mva nkubwire bari abaji bafite abantu babo nyine bakreye umuryango wabo wumva ibintu byabo bro aho wamuvana hose akaba yajyana nabyo birashoboka ariyo mpamvu nkubwira ngo ngewe niba bajyana kuri ira radio baricara biga ariko niba tabajyana kiseve miragumari yindi bro oya ibya Danger aho ngaho ntago turukujana man kuri YouTube niba ari kuri YouTube ariko atari kuri YouTube emera ko haraba umva se uremera ko hari abantu batagira YouTube kandi bafite bakagombye kuba bumva bira bintu bya jihad ndabyemera gute se ngiye nahazi agiye kubibasogongeza agiye kubibasogongeza abantu bose bese bajyanye YouTube kuri radio cyangwa bagiye gukora radio na YouTube kandi ibiganiro bizajya bicaho bazavuga gatoya ibiganiro bazajya bakora mu isibo radio bizajya babinyuza live kuki kuri YouTube uzi ko buriya reka nkubwize ukuri uriya mugabo yateye ibuye rimwe ry'ikinyone ujya mu ntara ntabwo najya mu ntara ntabwo uracya none se ubu numva nkubwire ngewe ntabwo njyayo avuka ahantu bita Kanjongo ariko ubundi kambabazi uretse ko ngewe nza nkabibibwira nkabipromotinga ubundi ubuzi mpereye ku kinyana mbivuga ubundi zanumvukira wowe uri murabaza ndese ntabwo turi mbago yavuzana umuvuka n'abantu biwanyu bose cyakoze ni mushiki ni musaza wa Dorumbago ubu ngubu kuza abantu b'igisenyi ukabuze n'utugari tugiye dutandukanye two muri Gisenyi warahavukiye gaho hihaka nzari abantu uzajya kuvugira yegora none tureba ahantu uzakura ibyago kuvuga ko rwa gitima oya kwa gisupusu bakora rwa gitima niko kavuga ko ari hani imbarane bari hehe ngo nibarye bahetse ngewe umbasi ngewe bakubwire sinabihakanye ko n'umunyacyango kumbe yego shanga ariko nshobora kuza nkabipromotinga gutyo umwanzuro Kamaro n'umunyacyaro hoji navukiye mu mujyi Kaboyi yavukiye mu Gatsata ko bimeze Kaboyi je navukiye mu mujyi wa Kamembe Gaswere Kamembe si mu cyaro Kamembe ngo ni mu cyaro none se Kamembe si mu cyaro ni he none hora oya habaho umujyi habaho n'iki habaho kapitali ni umujyi wa Kigali ni umujyi wa Kigali ni ku isi yose uzi Kamaro noneho yageze Kamembe afite imyaka 20 man nyumvire uyu nguyu sha nyumvire uyu nguyu je navukiye Kamembe urumva ndaza hano ngiye banzanye ndi umupira kwa Mansera wewe waravukiye ahantu bita Kanjongo wa Murezi kwa Mansera arahazi Kamembe je ndi umwana umwana wa Kemubisha umwana wa Kemubye wazumubwira ngo ni kujya hari ahaboro mani bigo ngaho reba rero n'amatiki yuri kunabadutanga amatiki bero ariko nabagomba kudusaza ahisa dusazanye uko yavuga ngo turuka aha ntago ari bya Danger ariko we arabyemera gasura umukonyine yenda umunyagatsata konyine saba konyine baresha kuri ako kujya kubesha umunara ngo mukonyine sa bose n'ayanywe amata cyangwa yanywe inzoga Iyo mureze umbwira ngo ndeshya wose ngo mukonyine musara gusumbara wenda waratsumba se akuje ko nambaye amata yabonye yambaye amata agira ngo n'ubundi yabaye amata yangoye amata yambaye ngo genda ngo bitama yenda umunyagatsata mani oji uratuvangiye umunyagatsata ukaba kuvuga ngo Austin ngo narajwe rye ngo ryawaza ngo azaza gukwicaza ngo si ratayi noya wanyumvishe nabi je nago navuze ko nambaye ariko company
Yambaye mango njyewe ndi umukozi wa mango barabizi. Okay, wose ni mwene sose cyangwa ni mwene nyoko. Ubwo nawe bayinywa amashyi. ni wirukara niho yanuruca abana Sha cyakoze narume mu buzima. okay urakoze kutuvangira twikomereze man Turakomeza kandi mbona bunishe. Oya aracyagaragara. Haya hagaragara se. Nese njye ko ndi kureba muri kamera. Uyu nguyu ngo akunda sandira indi sheje. ngaho jya wumva okay ndanamukunda nta kibazo Siko vuze ngo akunda wewe nakubwiye ko ari umuhanga bya danje okay ubwo ni bidakurasa okay none reka mbyemere ndamukunda bya danje afite umugabo uramushaka we. sigarana ndi bumuntu none nasigarana ndi bumuntu Ndi umuntu nabonye nuze motion avuga ngo ndi umuntu. we mugore mwiza dusigara Niwe mugore mwiza. indi ukunda ndi bumuntu wowe Ejo na post ngaho bose kamera buretse wumve ngo ndi ukunda ndi bumuntu wowe njyewe wowe ukunda ndi bumuntu suvuze ko ukunda ndi bumuntu Oya. nasheje Oya motion ahubwo yaravuze. ngo niwe mwiza Ngo niwe mugore mwiza dusigara avuga ndi umuntu. njyewe nakubwiye ngo Sandrine Sheje Kiriya kiganiro cya mu gitondo cy'abana bakobwa ariko ntabwo mwemera muri ibyo biboro wowe urimo uravuga murezi Nyene oya ni abagore babiri n'umujamo umwe. n'umujamo Niko bavuga. abagore babiri mu cye kiganiro Kera kiganiro hafi n'abagabo babiri mane sirusine se na nuza nandi Nandi bumuntu. n'abagabo babiri. Ubwo ni umugore umwe n'umujamo umwe. wowe None se cyanuze cyabivugiraga iki? none se umugore ni hagati ya rusine se yarasase. Wirifata ugafata ndi bumuntu ukavuga ngo ni umugore we motion. niko yavuze se Niko yavuze Zabaye ku ijana. abagore. ngewe bantu bakurikiye The Fly TV show ntago ibyo bintu mbizi nta nibyo numvishe ngenzi ko akoramo umugore umwe n'abagabo babiri Wese ukoresheje platform. bagukubite mango 4G kugira ngo ugire internet ugire mutanga internet urumva. none nta nubwo Nta niyo ugira. nabyumvise Kamara avuze ko Kiss FM mu kiganiro harya bakita breakfast bakita gute Ntacyo nzi icyo Ntabwo kiganiro. ntacyo. Ubwo rege mention ikiganiro. avuze ko mu gitondo Rusina akorana n'abagore babiri Abagore babiri. Ngaho nyumvira. Kandi ibyo bintu ntabyo uvuze ngaho Ibyo yarabivuze. niko wavuze Ko mvuze ngo motion yaravuze ngo ariko se murabyibuka ko urakotinze amagambo ya Moshe murabyibuka ko na Bianca yagarutse ku isibo inde Bianca. Sha cyakoze Bianca na Brian bazarwanira mu isi. Ko ngiye Bianca Bianca ariko njye Byaraga ndi kugenda nibuka asobanutse Bianca ntari. Byadanje Umwana wo mu no wirwanye umwana wirwanye Umwana wa Kanyonyomba wasuhuza iki? Bianca man iyi mihanda na Gatsata rwarahize Ariko banza wa mujama w'umuhemusi buryowe uburyo se ni kuri radio azaguma kuri we televiziyo azaguma kuri We- televiziyo azaba ari kumwe na Muyango. Nakimenye. Ngo we nakimenye. Wavuze ko Muyango ese si kimenyi cy'umugabo we man Okay, dusoza ikiganiro sa. Ugisoza se wagitangiye. wagitangije wowe urimo uradukura mu mwandiko uyu mwandiko ushizeho akadomo ngo usoze Najyango barazi ikibazo. Ko n'ubundi mba nabahostize rwo mukana. Ariko nemere kuvugira inyuma ya kamera. Tubaze no Namwe mu majire kureba mukavuga ngo isibo wenda igiye kuzikuro Kiss FM ngiye kubigarukaho. Ariko none abantu barakiriswe babarenga umwe. Bashoboye. Yego. Uri kubona ari yemenuka bagiye kuzina ku maradiyo nk'abantu bashinze radio cyashya bakabazanya abantu bangana kuri. ni umutingito. no bwa mbere se baza bigashya hagiye kuba intambara iteye ubwoba hagiye kuba intambara iteye ubwoba kuri iriya radio ahubwo polisi igihora hafi security ntabwo ese man bafite dore ingumi dore imije na Faustinho aho jya unyumvira Reka tubashimire cyane mu kiganiro. murakoze cyane mukore subscribe kuri The Fly